wigeze wibaza impamvu umuntu aba mubi kandi yarigeze kuba umwana mwiza? Ese wari uzi ko akenshi abanzi ba sosiyete yacu ari twe twabiremeye bitewe n'uburyo twabaheje? Kuki hari igihe tubona abantu baturuka mu miryango imwe n'iyacu bihindura abarimbuzi b'ibyo twubatse mu myaka n'imyaka? Ese umuryango mugari ukeneye iki kurusha ibindi? Ni amategeko n'ibihano, cyangwa ni ukugira ngo buri mwana wese yumve ko ahawe ikaze? Iyo umwana yimwe urugwiro mu rugo no mu mudugudu, ushobora kwibaza aho yakura ubushyuhe cyangwa ihumure mu mutima we. Ndabasuhuje, nitwa Modeste Info, aha ni ku ijambo ry'ubwenge by Info. Uyu munsi tugiye kuganira ku isomo rikomeye riri mu mugani w'ingenzi uvuga uti: umwana utishimiwe mu mudugudu we azawutwika kugira ngo awushyuhemo. A child who is not embraced by the village will burn it to feel warmth. Ntacyo bigutwara, kora subscribe. Umwana utarezwe n'abaturage azakura agirira umujinya w'umuryango cyangwa sosiyete, maze ayigirire nabi kugira ngo yumve ko abaho imwiteho. Uyu mugani ushaka kuvuga ko umwana wabuze urukundo n'uburere n'ubufasha bya sosiyete akiri muto ashobora gukura afite inzika, agahinda n'uburakari, bigatuma akora ibikorwa byangiza abantu cyangwa igihugu cye, atari uko abishaka gusa ahubwo ashaka kwiyumvamo ko hariho kandi ikwiye kumwitaho. Mu muco nyarwanda hari imvugo igira iti: umwana si uw'umuntu umwe, kurera ni inshingano ya bose. Ibi byerekana ko umuryango mugari n'abaturanyi bafite uruhare mu kurera umwana. Iyo uwo muco wubahirijwe, abana bakurana indangagaciro zirimo kubaha, gukunda abandi, gufasha no kwitanga. Uyu mugani uratwibutsa ko iyo sosiyete irebye umwana nabi cyangwa ikamutererana, bishobora guteza ibibazo bikomeye nk'ubugizi bwa nabi, ubujura, urugomo no kwangiza igihugu. Uyu munsi tubona abana bahezwa ku ishuri, urubyiruko rwigunze, abantu bakura bafite umujinya, babaye abarakare ndetse buzuye agahinda. Iyo sosiyete ibirengagije, iguma gutungurwa n'ingaruka. Ariko ikibazo si kuko ibitwara batyo, ahubwo ikibazo ni iki twabimye. Bisa naho umugani utubwira ko amakosa ya sosiyete ashobora kuyigarukaho. Uyu mugani tuwigireho ko kwita ku mwana ndetse n'abandi bantu ari inshingano ya bose. Umuntu witabwaho neza agirira abandi impuhwe. Ikindi, umuntu cyane cyane umwana ahuye n'agasuzuguro, ivangura cyangwa kwangwa, bishobora kumubyarira inzika izavamo ibikorwa bibi. Umwana uri mu bibazo nk'ubukene, ubupfubyi n'ibindi, aba akeneye kwitabwaho hakiri kare aho gutegereza ko ibibazo biba byinshi. Urubyiruko rutitaweho rwo rwumva rwarateshejwe agaciro, bityo rukaba rushobora gushaka uko rwigaragaza mu buryo bubi. Twese tuzi abajenizi aho bagejeje Kenya n'ahandi kuri iyi si. Ibi bivamo kwishora mu bikorwa nk'urugomo, ibiyobyabwenge no kujya mu mitwe y'urugomo. Umuntu ukuze utarigeze yumva ko yemerwa ashobora kuba umuyobozi mubi, umubyeyi urera abana nabi, abatera ubwoba, cyangwa umuntu uhemukira abandi. Sosiyete itita ku burere bw'abana iba yitegurira ibibazo by'ejo hazaza. Uyu mugani uratwibutsa ko umuco wacu dusaba gusangira inshingano zo kurera, utwigisha ko urukundo, kwitabwaho no kwakira abandi ari byo byubaka sosiyete itekanye kandi iteye imbere. Ese wowe ubonera he uyu mugani mu buzima bwawe cyangwa mu muryango nyarwanda? Andika igitekerezo cyawe muri comment, ukande subscribe, uranyisangiza umuntu wumva ko yamwigisha. Nitwa Modeste Info, ndabashimiye.